kuvura indwara na twaje mu kiganiro oya ni ikiganiro oya haje we navuze kurwanya oya gihanga oya Esther oya ubundi kipe nkunda cyane kwa n'abantu bazi fanitsinda oya ufana ikipe ukanayikunda niyitsinzwe urahatana rero abakiri bagasoje bose urabaza tugwera ngo baryamanye nawe oya nawe ndi kukondiye wajumba barira ntiwabimbwiye bose baramuhetura 21 babanzamo yego narababwiye yego nyine ubundi kibanziriza Yesu kugaruka kwa kabiri nuko isi igomba kurimburwa n'ibyago birindwi kandi bigatangira none mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'2026 n'iki gikombe rero tugiye kwinjira kubera iki marayika w'Uwiteka uvugwa hano mu byahishuwe igice cya 7 ngo nuko ibyago birindwi bizamenerwa ku ntebe ya nyamaswa. None iyo bakubwira inyamaswa yazamutse iva mu gitaka ni iyihe? Inyamaswa yazamutse iva mu gitaka ni iyihe? Ni Amerika. Yego iyo bakubwiye inyamaswa yazamutse iva mu nyanja, inyamaswa yazamutse iva mu nyanja ni Vatikani. Yego ugomba kubyiga kandi ukanabisobanukirwa neza kuko navugaga ihame ry'imyaka 6,000 mbabwira yuko imyaka 6,000 nirangira Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 mu mwaka w'2031. Nanone ugomba gusobanukirwa iki ngiki rero mbere yuko Yesu agaruka, mbere yuko Yesu aza kwima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi, hari ikintu kigomba kuba. Hagomba kubanza hakisuka ibyago birindwi by'imperuka. Ibyo byago birindwi by'imperuka rero bigomba kurimbura buri kimwe cyose kandi bukanasenya buri kimwe cyose. Ibyago birindwi rero bigomba gutangira bikarimbura isi mbere yuko Yesu aza kwima ingoma y'imyaka 1000. Rero hangaha hari ukuntu abantu benshi cyane batabasha kubyiga cyangwa ngo babisobanukirwe. Ugomba kubanza ukamenya ese ibyago birindwi bizahera hehe? Bizahera muri Amerika bikwire hose bikomeze na Vatikani, ariko bigomba kurimbura buri kimwe cyose mbere yuko Yesu aza kwima ingoma y'imyaka 1000. Ni nayo mpamvu rero twahanura tugira tuti iki gikombe cy'isi kigiye kuba mu mwaka w'2026 nicyo cyanyuma, kubera ko Yesu Kristo azahita aza yima ingoma y'imyaka 1000. Nta kindi gikombe cy'isi ikizongera gukinwa. Ukwavuga ngo Katari ngo yaragisabye, barakubeshye. Katari Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000. Iki gikombe cy'isi nicyo cyanyuma, nta kindi gikombe cy'isi kizongera kugira gute kizongera gukinwa. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbanze nasobanurire mbere yo kwinjira mu buhanuzi, mbanze nsobanure biriya bintu bitari bisobanutse. Ubundi bakubwira nyina w'abamaraya nk'abanyandikiye muri komanteri bambaza ngo bisobanure. Niyo mpamvu ngira ngo mbanze mbisobanure rero, noneho mite ninjira mu buhanuzi bwa nyabwo. Ubundi iyo usoma mu byahishuwe igice cya 17 bakakubwira ngo nyina w'amadini, nyina Babuloni ikomeye, bakakubwira inyamaswa yakomeretse uruguma rwica nyuma rukaza gukira. Iyo bakubwiye ngo ikimenyetso cya Satani, iyo bakubwiye umubare 666, ubwo no kuvuga ni 6, umubare uzashyirwa ku kiganza hamwe no mu ruhanga. Iyo bakubwiye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ugomba kumenya iyo nyamaswa n'igishushanyo cyayo ni iyihe. Iyo bakubwiye ngo Babuloni ikomeye, ni iyihe? Iyo bavuga ngo iraguye Babuloni, ubu aba ari iyihe? Iyo bavuga ngo nturamye inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo n'umubare wayo. Ibyo bintu rero Yesu agomba kugaruka ari uko bimajije gusobanukirwa, abanyamahanga bakabisobanukirwa, abo hanze bakabisobanukirwa, ndetse n'amahanga yose, kuko ni ubutumwa butagomba kugirwa ubwiru. Reka duhere ku kiye tugisobanura sasa. Rero reka duhere ku kimenyetso.
Ikimenyetso rero nta bwami bubaho butagira ikimenyetso. Buri bwami bwose bugira ikimenyetso. Iyo aba ari ubwami bw'umwijima nabwo bugomba kuba bufite ikimenyetso. Iyo aba ari ubwami bw'umucyo nabwo bugomba kuba bufite ikimenyetso. Ubwo ndavuga ubwami bwa Satani bufite ikimenyetso n'ubwami bw'Imana nabwo bufite ikimenyetso. Ariko reka mbinyureho gatoya kuko nshobora kuzabigarukaho ubundi ikimenyetso cy'Imana tugisanga mu Itangiriro igice cya 3 aho Imana ivuga ikimenyetso cyayo. Uze kuhasoma uhitondere, unahere no ku gice cya mbere usoma n'igice cya 2 n'igice cya 3, kuko Imana ikimara kurema byose ikarema n'umuntu yashyizeho ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero nicyo kimenyetso cy'Imana. Icyo kimenyetso cy'Imana rero kivugwa gute? Ngo Imana yararemye ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, ku munsi wa karindwi iraruhuka, iraweza, iwuha umugisha, iwushyiraho nk'ikimenyetso hagati y'umuntu n'Imana. Wacyumvishije ikimenyetso cy'Imana? Ku munsi wa karindwi, iyo bakubwira ngo isabato y'umunsi wa karindwi ni ikimenyetso cy'Imana. Iyo ukuyeho icyo kimenyetso n'Imana uba uyihakanye, uba uyikuyeho. Ubwo nagira ngo ubanze umenye ikimenyetso cy'Imana dusanga mu Itangiriro. Ikimenyetso cy'Imana dusanga mu Itangiriro ugomba kumenya neza ukabyitondera, kuko ikimenyetso gitandukanye n'ibingibi abantu bagenda bavuga. Hari ubwami bufite ikimenyetso, iyo ugikuyeho uba ukuyeho ubwo bwami, kandi Imana izira umuntu ukuraho ikimenyetso cyayo. Nongere nkusubiriremo hariya mu Itangiriro uhasome neza. Imana yararemye ku munsi wa mbere, uwa kabiri Imana irema, ku wa gatatu irarema, ku wa kane irarema, ku wa gatanu, ku wa gatandatu irarema, ari nabwo yaremaga bwa nyuma umuntu. Noneho ku munsi wa karindwi Imana iraruhuka, ngo ni uko uwo munsi ngo Imana iraweza, iwuha umugisha, iwushyiraho ngo ube ikimenyetso cy'uko Imana ari umuremyi. None iyo ukuyeho ikimenyetso cy'Imana, ubwo ntubu ugaragaje ko Imana itari umuremyi. Ikintu kigaragaza ko Imana ari umuremyi ni ikimenyetso cyayo. Ni ikimenyetso cyayo cy'isabato y'umunsi wa karindwi. Yego. None ninde wigambye ko yakuyeho ikimenyetso cy'Imana? Ni Papa. Ari Papa Francis yarabyigambye. Nubwo ubu atakibarizwa mu bazima. Undi muntu wigambye, n'abapapa benshi bagiye bigamba ko bakuyeho iki? Ko bakuyeho ikimenyetso cy'Imana. Bagikuyeho bashyiraho ku wa mbere w'iminsi 7 aricyo cyumweru. Ubundi icyumweru, ubwo ndimo gusobanura ku bambajije muri komanteri ikimenyetso cya Satani n'ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana ngira ngo wagisobanukiwe. Noneho reka tujye ku kimenyetso cya Satani, nacyo tukivuze nacyo gisobanukirwa 100%. Ubundi ikimenyetso cya Satani cyazanywe n'abakozi ba Satani, ariwe Papa Silvestri n'umwami Constantine. Nibo bavuze bati reka tukureho ikimenyetso cy'Imana dushyireho ikimenyetso cya Satani, abantu bajye basenga Satani batabizi. Ni nayo mpamvu Papa Silvestri n'umwami Constantine bafashe amategeko barayahindura. Irya 10 bararihindura, irya 4 bararihindura. Irya 4 ryavugaga ikimenyetso cy'Imana, ariko bagikuyeho bashyiraho icya Satani. Barabihindura mu mabibiriya yose muzasanga barabihinduye. Papa Silvestri hamwe n'umwami Constantine nibo bakuyeho umunsi wasengwaga uwagaragazaga ikimenyetso cy'Imana, bawukuraho bashyiraho umunsi w'icyumweru kugira ngo abantu bajye basenga ku cyumweru baramye Satani ariko batabizi. Ikimenyetso rero cya Satani ni icyumweru. Buriya iyo usenze ku cyumweru uba usenze Satani, kuko ndagira ngo nkwereke uburyo uba usenze Satani ku cyumweru. Icyumweru reka tukivuge mu Cyongereza. Ku cyumweru bivuze Sunday, ku cyumweru bivuze Sunday, kandi Sunday irimo ibintu bibiri. Irimo sani, izuba, irimo na day, irimo umunsi. Harimo ibintu bibiri. Ku cyumweru harimo ibintu bibiri. Harimo sani, harimo na day, harimo izuba n'umunsi. Ubundi mu Cyongereza bavuze ngo Sunday, baba bavuze ibintu bibiri. Baba bavuze umunsi n'izuba. None wowe usenga Sunday, urumva hatarimo ikibazo?
Sunday harimo ibintu bibiri. None wowe usenga Sunday, usenga Sunday, usenga sun izuba, day umunsi, usenga umunsi w'izuba. Ubwo urumva udasenga ku kimenyetso cya Satani. Ikimenyetso cya Satani rero ni icyumweru, kandi wibuke ko icyumweru cyazanywe na Papa Silvestre n'umwami Constantine. Nibo barebye babona abantu basenga ikigirwamana cy'izuba kiroma mu Butaliyani cy'izuba, babona ni benshi, baravuga bati rero reka duhindure, kuko n'ubundi Papa akorera Satani 100%, hamwe na Constantine nawe yakoreraga Satani 100%. Baravuga bati rero reka duhindure, dukureho amategeko y'Imana twishyirireho ayacu, kuko muri Daniyeli haravugaga ngo iyo nyamaswa izahindura ibihe n'amategeko. Uze kubireba muri Daniyeli yaba 11 yaba Daniyeli 12, ariko ni muri Daniyeli 11 ngo bazahindura ibihe n'amategeko. Ibihe bahinduye ni ibihe by'isabato y'umunsi wa karindwi, barabihinduye bashyiraho icyumweru. Ubwo bya byanditswe byo muri Daniyeli biba birasohoye, ngo iyo nyamaswa izahindura ibihe n'amategeko. Amategeko y'Imana baba barayahinduye, bakuyeho ikimenyetso cy'Imana bashyizeho ikimenyetso cya Satani. Ubu abenshi basenga ku kimenyetso cya Satani, abenshi basenga ku munsi wa Satani ariko batabizi. Sawa, tuzakigarukaho ku kimenyetso cya Satani n'ikimenyetso cy'Imana. Reka nikomereze, wenda nagira ngo mbabwire ko ikimenyetso cya Satani ari icyumweru, ikimenyetso cy'Imana ari isabato y'umunsi wa karindwi. Reka rero nikomereze ku kindi, wenda nacyo n'ibindi ariko ndagenda mbisobanuraho gatoya, ubundi nzabisobanuraho ubutaha. Reka nsobanurire ku kintu bita umubare 666 uzashyirwa mu kiganza cyangwa se no mu kuboko kw'iburyo. Umubare rero abantu benshi bavuga kwinshi. Uyu mubare iyo usomye hano mu Byahishuwe igice cya 13 bakubwira umubare 666 uzashyirwa mu gahanga no mu kuboko, uyu mubare bose twese turawufite. Turabifite. Hari abantu ngo bategereje ngo bazabatera ikintu mu gahanga cyangwa se bazagira gute. Ubundi ni umubare w'ubwigomeke, ni umubare wa Satani, ni umubare wo kugomera Imana, ni umubare w'ubwigomeke ku Mana. Kuko niyo urimo gusoma hano mu Byahishuwe igice cya 13 barakubwira ati ni umubare w'umuntu. Kubera ko niba bakubwiye ngo ni umubare w'umuntu, uzasanga uyu mubare uri ku ngofero ya Papa, uzawusanga uri ku nkoni ya Papa, ni umubare w'umuntu. Ariko uyu mubare ni umubare w'ikoranabuhanga. Nubwo nzawugarukaho, nshaka kuwusobanuraho gatoya mu kiganiro cy'ubutaha nkazawugarukaho. Iyo bakubwira umubare 666 uzashyirwa mu kiganza no mu gahanga, reka duhere mu gahanga. Ubundi iyo bakubwira ngo ni umubare uzashyirwa mu gahanga, ni ukugukuraho iby'Imana bagashyiramo ibyabo. Kandi koko urabisanga koko byarabaye, mu gahanga byagiyemo. Ni ukuvuga ngo ikigaragaza ko uyu mubare wa 666 wawakiriye, bagukuyeho ku munsi w'Imana bagushyiriraho umunsi wa Satani. Aho ushobora kumbwira ati iminsi yose ko ari iy'Imana, uwo munsi wa Satani ni uwuhe? Rega kuri iyi si hari ubwami bwa Satani, Imana nayo ikagira ubwami bwayo. Ubwami bwa Satani rero bufite ikimenyetso cy'icyumweru. Ikigaragaza ko mu gahanga babihinduye, kandi koko ukaba warabyakiriye ukakira uwo mubare, Papa Silvestre hamwe n'umwami Constantine bakumvishije yuko gusenga ku cyumweru ari wo munsi w'Imana, ari nacyo kimenyetso cy'Imana. Papa Silvestre n'umwami Constantine bakwereka ko Yesu yazutse ku cyumweru, kandi koko nibyo, Yesu yazutse ku cyumweru. Papa Silvestre n'umwami Constantine bakwereka ko Roho Mutagatifu yamanutse ku cyumweru. Nibyo koko mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, Roho Mutagatifu yamanutse ku cyumweru, ari wo kuwa mbere w'iminsi 7. Bibiliya ivuga kuwa mbere w'iminsi 7 niho ku cyumweru. Barongera barakwereka yuko ku cyumweru ariho Yohana umubatiza, Yohana nako wanditse Byahishuwe, ntago ari umubatiza, ku kirwa cy'Ipatimu yari ari mu mwuka ku munsi w'umwami. Bakubwira ko ku cyumweru ari umunsi w'umwami, kandi koko Yohana ku kirwa cy'Ipatimu ku munsi w'umwami niho yari ari mu mwuka, naho yanditse Byahishuwe.
ni naho yari ari mu mwuka ku munsi w'umwami. Noneho abo bayobozi bawe bo mu madini, abo bapasiteri bakubwira yuko impamvu basenga ku cyumweru kubera ko ari ku munsi w'umwami. Bakubwira ko impamvu basenga ku cyumweru Yesu yazutse ku cyumweru. Bakubwira ko impamvu basenga ku cyumweru ariho Roho Mutagatifu yamanutse ku cyumweru. Kandi n'idini ry'abapantekote naryo rivuka ku cyumweru. Rivuka ku wa mbere w'iminsi 7 niho Roho Mutagatifu yamanutse ku wa kabiri. Noneho nawe uhita wemera ko ku cyumweru koko ari umunsi w'umwami. Barakubeshye, ntago ku cyumweru ari umunsi w'umwami. Ubundi umunsi w'umwami ni ku munsi w'isabato y'umunsi wa karindwi. Uzabisome neza. Ku munsi w'umwami ni isabato y'umunsi wa karindwi, ntago ari ku cyumweru. Kubera ko nyine icyo kimenyetso kizashyirwa mu gahanga, baraduhinduriye nyine badusiba mu bwonko ariho mu gahanga, batwemeza yuko icyumweru ari wo munsi w'umwami. Kandi umunsi w'umwami ni isabato y'umunsi wa karindwi. Urumva neza ko ukuntu icya kimenyetso cy'umubare watugiye ku gahanga. Umunsi w'umwami ni iki? Ni isabato y'umunsi wa karindwi. Ntabwo umunsi w'umwami ari icyumweru. Baratubwira ngo ku cyumweru ngo niho tugomba kuramya. Kandi ku cyumweru ntabwo ariho tugomba kugira gute kuramya. Abantu benshi cyane rero iyo ubabwiye kuri uyu mubare 666, ni umubare abantu batazi ubusobanuro bwawo. Ariko uyu mubare ni umubare w'ikoranabuhanga. Ni umubare uri mu ikoranabuhanga, kuwakira ku gahanga mu bwonko, nuko bazadukuramo iby'Imana bagashyiramo ibyabo by'ubushitani. Nibyo byo kuwakira ku gahanga. Naho kuwakira nagira ngo bisobanuke neza, kubyakira ku gahanga, gufata uriya mubare 666 kuwufata ku gahanga, ni uko bazatuvanamo iby'Imana bakadushyiramo ibya Satani. Kandi n'iby'Imana babidukuyemo, ubu dufite ibya Satani. Tuzi ko gusenga ku cyumweru ari umunsi w'umwami, kandi ntabwo ari umunsi w'umwami. Umunsi w'umwami ni isabato y'umunsi wa karindwi. Uze kubisoma mu isezerano rya kera, uraza gusanga ko uwari umunsi w'umwami yari isabato y'umunsi wa karindwi. Noneho twebwe turabihindura tuyigira icyumweru. Ubwo rero urumva ko byatugiye ku gahanga. Badukuyeho iby'Imana badushyiramo ibya Satani. Tuzi ko ku cyumweru ari umunsi w'umwami, kandi ku cyumweru ni umunsi w'ikigirwamana cy'izuba kiroma mu Butaliyani. Urumva tugomba gusobanukirwa ibi bintu. Wowe ushobora kuba warakiriye uriya mubare 666, kuba we warabyakiriye warayobye. Ukuntu wayobye rero nuko wowe urumva neza ko umunsi w'umwami ari ku cyumweru. Kandi ku cyumweru ni umunsi w'ikigirwamana kiroma mu Butaliyani, ni umunsi w'ikigirwamana cy'izuba. Ku cyumweru ni umunsi w'ikigirwamana cy'izuba kiroma mu Butaliyani. Ubisobanukirwe. Naho isabato y'umunsi wa karindwi, ku isabato y'umunsi wa karindwi ni umunsi w'umwami wa Yesu Kirisitu. Yego. Ubwo tuba twakiriye wa mubare ku gahanga. Naho rero ku kiganza rero kwakira uyu mubare, ubundi ni umubare w'ikoranabuhanga. Tuwakire ku kiganza, tuwukoreshe, kuko ngo Bibiliya iratubwira hano mu Byahishuriwe 13, mu Byahishuriwe 13 haratubwira ngo uwo mubare nta muntu uzemera kugura cyangwa kugurisha adafite uwo mubare. Ni ukuvuga ngo uzaba ufite mu kiganza wemererwa kugura no kugurisha. Ni ikihe kintu rero kizatuma ugura ukanagurisha? Umuntu ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga, umuntu ufite ifaranga ry'ikoranabuhanga, uwo niwe uzaba wemereye kugura no kugurisha. Ntago wemererwa kugura no kugurisha udafite irangamuntu y'ikoranabuhanga,
udafite n'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ubu ibihugu byinshi birimo gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga. Mu Rwanda ho rizatangira mu mwaka w'2027 bizaba ari itegeko, ariko ubu Buhinde burakoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga, Ubushinwa ni ifaranga ry'ikoranabuhanga, Uburayi bwo ni muri uyu mwaka w'2026 no mu mwaka w'2027 Uburayi bwose buzaba bukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Urumva babe bakiriye cya kimenyetso cya 666 za gatandatu eshatu, babe babyakiriye ku kiganza. Kubyakira ku kiganza rero ni mu buryo bwo kubikoresha, kuko ikiganza kirakora. Ni umubare utuma ukora, ni ukuwukoresha nyine. Ntiwemerewe kuwukoresha uhaha cyangwa se ugurisha. Ni ukuvuga ngo kwakira uriya mubare mu kaboko ni ukuwakira uwukoresha, kuko akaboko ikiganza kirakora. Ni ukwakira umubare ukawukoresha, ari byo bita gukoresha umubare. Iyo wakira umubare urawukoresha. Ni ugukora, ni ugukora. Gushyirwa mu kiganza ni ukugushyiraho kugira ngo ukore, ni ugukora. Ntiwemerewe gukora, ntiwemerewe kugurisha ukora, ntiwemerewe guhaha ukora udafite uwo mubare. Ni ukuvuga ngo rero mu mwaka w'2027 nta muntu uzaba wemerewe kugura no kugurisha adafite irangamuntu y'ikoranabuhanga n'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ubu mu Bushinwa cyangwa mu Buhinde birimo gukoreshwa, ariko n'ibindi bihugu nabyo bizagera gute? Bizakoresha uwo mubare. Ni ukuvuga ngo rero uwo mubare ufite ibintu byinshi, nzawugarukaho ubutaha. Reka hajya ikindi kintu ngiye gusobanura ni ikihera, nacyo buri kintu cyose umuntu azajya agenda asobanuraho uduce, noneho ubutaha umuntu azagaruka abyuzuza. Hajya hari umuntu wambajije ngo inyamaswa yakomeretse uruguma rwica ni iyihe? Iyo bavuga ngo inyamaswa yakomeretse uruguma rwica nyuma rukaza gukira, reka mbisobanuraho gatoya, nzabigarukeho ubutaha. Inyamaswa yakomeretse uruguma rwica rukaza gukira ni igihe Papa w'i Roma, Abafaransa mu ntambara bafataga Papa, bakamufata, bakamukubita, bakamuboha, bakamujyana, bakamufungira muri gereza yo mu Bufaransa, agapfirayo. Icyo gihe ubupapa bwari bwambuwe, bwari bukomeretse uruguma, kuko bwari bwambuwe ubutegetsi. Ubundi iyo bavuga Kiliziya Gatolika cyangwa se hari Vatikani, ubundi ni igihugu kwacyo. Ni igihugu kwacyo gikorera mu Butaliyani. Ni igihugu kwacyo gikorera mu Butaliyani. Kuba rero iyo nyamaswa yazamutse iva mu nyanja ariyo Vatikani, iyo nyamaswa yazamutse iva mu nyanja ariyo Vatikani, ariyo Kiliziya Gatolika, iyo nyamaswa yazamutse iva mu nyanja ni nayo yakomeretse uruguma rwica, ariko nyuma rukaza gukira. Ndaza kubereka aho urwo ruguma rwakiriye. Ni ukuvuga ngo iyo nyamaswa rero yakomeretse uruguma rwica ni Kiliziya Gatolika, niyo nyamaswa yazamutse iva mu nyanja. Kiliziya Gatolika rero yakomeretse uruguma rwica igihe Abafaransa, ujye kujya mu mateka, binjiraga mu Butaliyani bakahagota, bakaharimbura amakiliziya, bakayarisenya, bakayarimbura, bagafata Papa, bakagenda bakamufungira mu Bufaransa, akaza gupfirayo. Icyo gihe Kiliziya yari ikomeretse uruguma. Noneho uruguma rwa Kiliziya rwaje gukira ryari? Ubwo mumenye, muze kwiga ku mupapa wagwiriye muri gereza yo mu Bufaransa. Muze kwiga abapapa bayoboye Kiliziya Gatolika, muraza gusanga hari umupapa bafungiye mu Bufaransa akaza gupfirayo. Nicyo gihe rero Kiliziya yari ikomeretse uruguma rwica. Nicyo gihe Kiliziya Gatolika yari ikomeretse uruguma rwica. Noneho Bibiliya iratubwira ngo iyo nyamaswa yakomeretse uruguma rwica nyuma ruza gukira. Rwakize igihe kirero, rwakize mu mwaka w'2027, mu mwaka w'2017.
kanongere nsubiremo, iyo nyamaswa ikira uruguma, kuko nari nkubwiye ukuntu iyo nyamaswa yakomeretse, noneho uko yakize uruguma. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2017 icyo gihe hariho Papa Francis, nibwo Kiliziya Gatolika yasubiranye n'amatorero yayo, ya matorero yavuye kuri Martin Luther, nibwo Kiliziya Gatolika yasinyanye n'amadini yose yo ku isi, basinyana yuko bagiye gufatikanya, itegeko rizajya riva i Roma rigakwira mu madini yose. Nawe idini usengamo ryasinyanye na Papa Francis mu mwaka w'ibihumbi 2017. Amadini yose yasinyanye na Kiliziya Gatolika yuko bagiye gufatanya, bagiye gukorana, kandi amategeko yose azajya ava i Roma. Icyo gihe rero niho Papa Francis yahise atangaza yuko Kiliziya Gatolika ikiza urugomo, abana basubiye kwa nyina. Iyo bakubwira nyina w'abamaraya, nyina w'abamaraya ni Kiliziya Gatolika, kuko ni nyina w'amadini yose. Iyo bakubwira abana ba maraya, ni amadini yavuye kuri Martin Luther. Amadini yavuye kuri Martin Luther ni abana ba maraya. Nyina w'abamaraya, Babuloni ukomeye, ni Kiliziya Gatolika, niwe nyina w'abamaraya. Iyo nyamaswa rero yakize uruguma rwica, yarukize mu mwaka w'ibihumbi 2017, aho Kiliziya Gatolika yasinyanaga isezerano n'amadini yose yo ku isi yuko yemeye ubufatanye na Kiliziya Gatolika, yuko yemeye ko Kiliziya Gatolika ariyo izajya iyobora ibijyanye n'amadini n'amategeko. Ubu amadini yose yasinyanye na Papa Silvestre, yasinyanye na Kiliziya Gatolika, amadini yose ayoborerwa muri Gatolika. Ibyo bintu niba utari ubizi ubimenye. Iyi rero ya nyamaswa yakize uruguma rwica, ya nyamaswa yavuye mu nyanja, ariyo Kiliziya Gatolika. Ubwo rero iby'iyi nyamaswa yazamutse iva mu nyanja, reka ariko nzabivugaho ubutaha. Reka nisobanurire ikindi rero. Iyo batubwira ngo inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ubundi igishushanyo cy'inyamaswa ni aya madini yaguye. Ni aya madini rega yifatanyije na Kiliziya Gatolika, ni aya madini yavuye kuri Martin Luther. Aya madini rero, aya madini urumva nicyo gishushanyo cy'inyamaswa. Inyamaswa ni Amerika yazamutse iva mu gitaka, ariko ikaba ifite n'igishushanyo cyayo cy'amatorero. Iyo bababwira umuhanuzi w'ibinyoma, ni aya madini yaguye, ni aya madini yavuye kuri Martin Luther akagwa, akaba ari mu kuyobya abantu, nibo bita umuhanuzi w'ibinyoma, kuko aya madini yaguye arayobya abantu, ababwira ko ku cyumweru ari umunsi w'umwami, kandi ku cyumweru ni umunsi w'ikigirwamana cy'izuba cy'i Roma mu Butaliyani. Urumva rero niyo madini yaguye, kuko niwe muhanuzi w'ibinyoma, niyo ari mu kuyobya abantu. Iyo bakubwira mu byahishuwe ngo nuko bafata ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo, babijugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Abantu barambwiye ati se dusobanurire uwo Antikristo bazanaga mu nyanja yaka umuriro w'amazuku ninde? Uwo muhanuzi w'ibinyoma bazanaga mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ninde? Iyo nyamaswa bazanagamo ninde? Ngabwira ni rero iyo bababwira ngo umuhanuzi w'ibinyoma, ni aya madini ya Gipantekote, ni aya madini yavuye kuri Martin Luther, ni aya madini asenga ku cyumweru, noneho bakabeshya abantu yuko ku cyumweru ari umunsi w'umwami. Iyo ubeshya abantu ko ku cyumweru ari umunsi w'umwami, uba ubaye umuhanuzi w'ibinyoma. Niyo mpamvu rero iyo nakubwira ni umuhanuzi w'ibinyoma, ni amadini yavuye kuri Martin Luther, ni amadini yaguye. Amwe yavuye kuri Martin Luther agasenga ku cyumweru. Niyo madini rero yagize gute? Niyo yaguye, ariko akaba ariyo muhanuzi w'ibinyoma. Umuhanuzi w'ibinyoma ni amadini yaguye, yigisha abantu ko ku cyumweru ari umunsi w'umwami, kandi ku cyumweru ari umunsi w'ikigirwamana cy'izuba cy'i Roma mu Butaliyani. Umunsi w'umwami rero ni ku isabato y'umunsi wa karindwi. Isabato y'umunsi wa karindwi, ku isabato y'umunsi wa karindwi niwo munsi w'umwami,
niba utari ubizi ubimenye, kubera ko abantu benshi bayobye barimo kuramya ku cyumweru. Hajya ikindi kintu nasobanuraho gatoya, ubutaha nkazagaruka. Ni ikihe mvuge ku kihera, mvuge se ku gishushanyo cy'inyamaswa, cyangwa se ikimenyetso inyamaswa yazamutse iva mu gitaka, yavuye mu nyanja, mvuge ku bihera. Okay, ni ukuvuga ngo rero ukuntu byari bimeze, urabona dufite ihame ry'imyaka 6,000. Iyo myaka 6,000 nirangira mu mwaka w'2031 nibwo Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000. Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 mu mwaka w'2031. Iyo myaka tuyibara gute? Nicyo abantu bashatse kuvuga. Ubundi tubara duhereye igihe Adamu na Eva bahabwaga isezerano, na Satani bakamuha isezerano yuko azaruma agatsitsino ka Adamu na Eva, na Satani bakamuha na Adamu na Eva bakabaha isezerano yuko bazamena agatwe iyo nzoka. Rero Satani azameneka agatwe mu mwaka w'2031, nibwo azarimbuka by'iteka ryose, icyaha kigakurwa mu isi, hakabaho gukiranuka kw'iteka ryose, Yesu akaza akima ingoma y'imyaka 1000. Ni iki kigiye kubanziriza mbere y'uko Yesu aza kwima ingoma y'imyaka 1000? Bagiye gukuraho isabato y'umunsi wa 7, bashyireho icyumweru nk'itegeko. Ibyo bigomba kuba igikombe cy'isi kikimara kurangira. Ikindi nanone bagiye gukora kugira ngo Yesu ahite agaruka, hagiye kugwa ibyago 7 by'imperuka. Ni ukuvuga ngo hari umuhanuzi tugiye gukurikirana, we yabivuze uko bikurikirana nuko bizagenda, nawe agatanga umunsi n'isaha kandi akanavuga n'itariki. Hari abantu bambwira ati we kuki uvuga itariki n'umunsi Yesu azagarukiraho? Ngewe nizi ibyumweru 70, igihe bitangirira n'igihe bizarangirira. Wibuke ko ibyumweru 70 iyo ubibaza ukageza ku kuvuka kwa Mesiya bitwara ibyumweru 69. Icyumweru cyuzuza 70 nicyo Yesu azaza akima ingoma y'imyaka 1000 mu mwaka w'2031. Iyo wize Daniyeli igice cya 9 ukiga ibyumweru 70, ubona bizarangira mu mwaka w'2031, Yesu akaza akima ingoma y'imyaka 1000. Kandi iyo bibaze ubona ko iyo myaka 1000 nirangira, Satani azabohorwa akongera akayobya amahanga, noneho bagahita bamurimbura by'iteka ryose. Reka rero twumve uyu muhanuzi, we niwe wabibonye mbere, we abihanura uko bikurikirana, kandi avuga n'uburyo hazakurwaho icyumweru, avuga ukuntu hazakurwaho isabato y'umunsi wa 7, bagashyiraho icyumweru cy'inyamaswa, noneho kikaba itegeko yuko abantu bagomba kuramya ku cyumweru, bikaba itegeko, abantu bakaruhuka ku cyumweru, abantu bagasenga ku cyumweru, noneho icyumweru bakakigira umunsi w'abakozi, ikiruhuko cy'abakozi bakakigira isabato, noneho rero bikaba itegeko. Ibyo bigomba kuba mbere y'uko Yesu aza kwima ingoma y'imyaka 1000 mu mwaka w'2031. Noneho rero uyu muhanuzi ndagira ngo uze kumwumva neza, umutega amatwi wumve. Yagiye avuga umunsi n'itariki, umunsi n'itariki, yanabaze iminsi, anabara ihame ry'imyaka 6,000 n'igihe yatangiriye n'igihe izarangirira, n'igihe Mesiya azaza akima ingoma y'imyaka 1000 muri Yerusalemu. Ariko ni Yerusalemu nshya izaba yamanutse ivuye mu ijuru, ntabwo ari iyi Yerusalemu tureba muri Isiraheli. Reka tumwumve, twumve ukuntu yabibaze, aranabikurikirana ageza ku kugaruka kwa Mesiya, kuko we ntabwo ajya yibeshya. We yavuze umunsi n'itariki, intambara y'isi, intambara ya 2, avuga umunsi n'itariki, igihe uko Amerika izarimbuka, avuga umunsi n'itariki, igihe amataje ya mbere yubatswe muri Amerika yarimburiwe, avuga umunsi n'itariki, igihe Hollywood yahiriye uko izashya, avuga umunsi n'itariki, byose agenda bivuga umunsi n'itariki, kandi bigenda bihura neza 100%. Reka tugaruke nyuma y'iyi audio, yumve neza, wumve umunsi n'itariki, umenye n'igihe Yesu azagarukira akima ingoma y'imyaka 1000. Noneho ube maso, uhore witeguye.
Ku itariki 14 Mata mu mwaka w'1906 uyu mwanditsi yaranditse ngo ubwo nari ndi i Roma Linda neretswe ndi i San Francisco muri leta ya California ku itariki 16 Mata 1906. Icyo gihe amashusho atangaje yanyujijwe imbere. Muri izo nzozi za nijoro nari mpagaze ahirengeye aho nashoboraga kubona amazu anyeganyezwa cyane nk'uko ubwatsi burebure bwumye buhuha n'umuyaga. Inyubako ndende n'intoya zagwaga hasi zikagera ku butaka. Amazu y'imyidagaduro aherekanirwa amakinamico, amahoteli hamwe n'ingo nyinshi z'abakomeye n'aboroheje zatigiswaga kandi zigasenyuka cyane. Abantu benshi cyane bahapfiriye kandi mu kirere cyaho cyose hari huzuyemo urusaku n'imiborogo by'abakomeretse n'abahahamuwe n'ibyo byago. Ibi ngibi yari yabyeretswe ku itariki 14 Mata mu 1906 avuga aho byagombaga gusohorera ko ari San Francisco muri California, ndetse avuga n'itariki byari gusohoreraho ko ari kuri 16 Mata mu 1906. Kandi koko iyi tariki igeze uyu mujyi wa San Francisco muri California watewe n'umutingito wa mbere udasanzwe ukomeye uruti yabayeho yose muri ino leta, waje kumenyekana ku izina ryitwa ngo umutingito ukomeye w'i San Francisco cyangwa The Great Earthquake of San Francisco na bugingo n'ubu ngubu. Uyu mutingito waguyemo ibihumbi byinshi cyane by'abantu, amazu n'indi mitungo myinshi birasenyuka nk'uko uyu mwanditsi yari yarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1904 uyu mwanditsi yarongera arandika ngo isi iragenda irushaho gusuzugura itegeko iryo ari ryo ryose. Vuba aha imidugararo ikomeye igiye kwaduka hagati y'amahanga biherekejwe n'intambara z'isi yose n'imivu y'amaraso. Arakomeza ngo tuzabona amakuba aturutse impande hafi ya zose. Ibihumbi byinshi by'amato bizarohama imuhengeri mu nyanja. Amato y'uburyo bwinshi bw'intambara niyo azarohama cyane kandi hazagwa amamiliyoni menshi y'abantu. Mu myaka mike yakurikiyeho ubu buhanuza bwanditse, isi koko yaje kubamo intambara ebyiri z'isi yose. Amato menshi y'intambara ararohama kandi amamiliyoni menshi y'abantu ahasiga ubuzima nk'uko yari yarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1909 yongeye kwandika ubuhanuzi butangaje cyane yari yareretswe n'Imana. Yaranditse ngo sinahawe umucyo wihariye ku birebana n'ibigomba kwisuka ku mujyi wa New York. Icyo nzi neza gusa ni uko umunsi umwe amazu maremare cyane yo muri uyu mujyi azahanagurwaho no guhungabana gukomeye kandi impfu zizaba zuzuye ahantu hose. Arakomeza ngo igihe kimwe ndi mwiyerekwa nabonye ndi mu mujyi wa New York, nuko bandarikira kwitegereza inyubako zari zubatswe ari amagorofa maremare cyane yerekeza mu ijoro. Izo nyubako zari zarahawe ubwishingizi bwo kuba ntacyo zatwarwa n'ibirimi by'umuriro kandi zari zarubakiwe kwishyira hejuru kwa ba nyirazo nuko abubatsi bazo. Arakomeza ngo iyo pica y'ibyo yongeye kunyuzwa imbere yanjye. Noneho muri uwo mujyi wa New York hari ukugurumana kw'inkongi y'umuriro kuri ayo mazu maremare cyane. Abantu babonaga ayo mazu yubatse bikomeye kandi asa n'atashoborwa n'inkongi y'umuriro, maze bakavuga bati afite ubwishingizi bwuzuye. Nyamara kandi ayo mazu maremare cyane yakongowe n'umuriro ukomeye, arashonga aturutse hejuru agera hasi. Imashini zizimya umuriro ntizashoboye guhagarika uko kurimbuka. Abazimya umuriro ntibashoboraga gukoresha imashini zabo ngo babuze ayo mazu maremare gukongoka. Ibi ngibi yari yarabyeretswe mu mwaka w'1909 ubwo igitekerezo cyo kubaka amazu ya mbere maremare cyane yari ibyatwa akomeye mu mujyi wa New York yitwaga World Trade Centers cyari kitaranabaho. Nyamara aya mazu maremare yaje kubakwa, maze ku itariki 14 Mata mu mwaka w'1973 afungurwa ku mugaragaro. Kuri uwo munsi aya mazu afungurwa, abubatsi bayo batangaje ko arinzwe kandi akomeye cyane byuzuye, ndetse ko yaba umutingito, inkubi z'imiyaga, inkongi z'imiriro cyangwa ikindi cyago icyo ari cyo cyose kitazashobora kuyahungabanya, ko ahubwo azagumaho mu myaka ibihumbi byinshi iri imbere, neza neza nk'uko uyu mwanditsi yari yarabyeretswe mu iyerekwa yahawe n'Imana ko ariko ba nyiri kubaka ayo mazu maremare bari kuzaba bavuga. Nyamara ku itariki 11 z'ukwa cyenda mu mwaka w'2001 aya mazu maremare yombi yaje kugabwaho ibitero by'iterabwoba, maze afatwa n'inkongi y'umuriro ukomeye, arakongoka cyane. Abazimya umuriro n'imashini zabo bagerageza kuyazimya ariko biranga, nuko arashya aturutse hejuru agera hasi kandi abantu benshi cyane barahapfira, neza neza nk'uko ubuhanuzi bw'uyu mwanditsi bwari bwarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1986 uyu mwanditsi yarongera arandika ngo
vuba aha Kiliziya Gatolika y'i Roma iziyunga n'ubu Protestant. Ubu bumwe ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Gatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubu Protestant nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'ubu Gatolika bw'i Roma. Twibuke yuko ababanje kuba ku mugabane wa Amerika bari aba Protestant bari bavuye mu Burayi bahunze akarengane kakorwaga na Kiliziya Gatolika y'i Roma yababuzaga umudendezo mu by'iyobokamana, mu kuramya uko bashaka hamwe n'uwo guhitamo. Nuko aba Protestant bageze muri Amerika batangaza ubwabo ko batazigera na rimwe bifatanya na Kiliziya Gatolika y'i Roma ukundi, kandi uwo wari nawo mwuka ababakomotseho bari bafite. Muri iyi myaka rero uyu mwanditsi yandika aya magambo ntibyumvikanaga neza mu bantu benshi kumva ko iyo myemerere y'amaharakubiri y'ubu Gatolika n'ubu Protestant igihe kizagera ikongera kwihuriza hamwe byuzuye, kandi by'umwihariko ibyo bigakorwa aba Protestant bamwe bari barahunze ubupapa ari bo ubwabo bafashe iya mbere bakongera kujya kwihuza n'ubwo bupapa. Ariko Imana yo itibeshya ibinyujije muri uyu mwanditsi ubwayo yari yaravuze ngo ubu bumwe hagati y'ubu Protestant n'ubu Gatolika ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Gatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubu Protestant nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'ubu Gatolika bw'i Roma. Ibi ngibi byagombaga gusohora gutya kuko byari ubuhanuzi buturutse ku Mana yo mu ijuru, kandi kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, aba Protestant uko imyaka yagiye ishira indi gataha bagiye batera intambwe basubira mu gufatanya n'ubu Gatolika bw'i Roma, maze bigeze mu mwaka wa 2017 aba Protestant baguye bose bo ubwabo batangarije ku mugaragaro icyarimwe ko ubu Protestant burangiye. The protest is over. Amen. Ndetse ko bongeye gusubira mu gufatanya byuzuye hamwe no kuba umwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ibi ngibi bisohora neza neza nk'uko ubuhanuzi bw'uyu mwanditsi bwari bumaze imyaka irenga 130 bwarabihanuye. The Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting. The protest is over. The protest is over. Dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu muntu ariko igihe ni gitoya. Bityo rero reka turebere bino byose mu nshamake kuri we. Twabonye ko yahawe n'Imana inzozi n'amayerekwa birenga 2000 byibanda ku bizabaho kugeza Yesu agarutse, ndetse nuko bizagenda nyuma y'imyaka 1000 ubw'icyaha n'abanyabyaha na Satani n'abamarayika be bose bazarimburwa burundu n'umuriro uzeza ino si ikaba iwabo w'iteka w'abakiranutsi. Nanone ikindi twamenya kuri uyu mwanditsi nuko yanditse inyandiko ntoya zirenga 5000 ndetse n'ibitabo binini 40 byose hamwe bikubiye mu mapaje arenga 100,000 yanditse mu gihe cy'imyaka 70. Uyu mwanditsi niwe mugore wa mbere mu isi wanditse ibitabo byinshi byahinduwe mu zindi ndimi mu mateka yose y'isi uhereye igihe yabereyeho, kandi ni nawe mwanditsi wa mbere w'umunyamerika wanditse ibitabo n'inyandiko nyinshi byanahinduwe mu zindi ndimi zitandukanye mu mateka ya kino gihugu cyose cya Amerika. Muri izi nyandiko hamwe n'ibitabo yanditse hakubiyemo amapaji ibihumbi byinshi avuga ku ngingo z'iby'ubuzima no kwitungira amagara mazima, kandi ubu zinakoreshwa cyane mu makaminuza menshi yigisha iby'ubuvuzi mu isi no mu mavuriro atandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo, kuko ubwo bumenyi buri muri ibi bitabo butaturutse kuri uyu muntu bwe, ahubwo bwaturutse ku Mana umuremyi wa byose, we wenyine usobanukiwe neza byuzuye imikorere y'imibiri yacu kuko ari we wayiremye. Kuri iyi ngingo y'ubuzima kandi
uyu mwanditsi turi kurebera hamwe niwe muntu wa mbere mu isi yose watangaje ko itabi ritera kanseri n'izindi ndwara zitandukanye ibihabanye n'ibyo siyansi y'icyo gihe yavugaga, kuko itabi ryari risanzwe rikoreshwa mu buvuzi rinamenyerewe nk'ikintu gisanzwe mu buzima. Ariko nyuma y'imyaka 60 uyu muntu avuze ibi ngibi, nibwo abashakashatsi mu bya siyansi baje kwemeza ku mugaragaro ku nshuro ya mbere ko ibi ngibi uyu mwanditsi yari yaravuze byari ukuri kuzuye. Ibi hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye tutabashije kuvuga kuri we byatumye mu myaka irenga 100 ishize uyu mwanditsi asinziriye, abahanga benshi n'abanyabwenge mu by'isi ubwabo basuzuma maze bagira ku mwanzuro uvuga yuko bidashoboka na rimwe ko umuntu wize gusa amashuri atatabanza yakora ibi bintu byose akoresheje imbaraga n'ubushobozi busanzwe bwa kimuntu, ahubwo ko yari ayobowe n'indi mbaraga idasanzwe y'Imana. Ibyo kandi ni nabyo buri muntu wese wundi utekereza neza yahita abona. None uyu mwanditsi wakoreshejwe bino bintu byose n'Imana ninde? Mu gihe kitari kinini gishize, inzu ya mbere ikomeye y'ububiko bw'amateka n'umurage bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose ikaba ari nayo ya mbere ikomeye mu isi yose ibitse kandi gatangaza byinshi kuri zino ngingo z'umurage n'amateka, yitwa Smithsonian Institution, yashyize ahagaragara urutonde rw'abanyamerika 100 ba mbere b'ibihe byose. Ni ukuvuga abanyamerika 100 ba mbere bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi bidasanzwe uhereye igihe kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabereyeho kugeza amagingo aya ngaya. Kandi kuri runo rutonde uyu mubyeyi w'umwanditsi twareberaga hamwe amwe mu mateka ye ko yahawe n'Imana inzozi n'imiburo itandukanye igomba kubwirwa isi yose, nawe arugaragaramo. Amazina ye ni Ellen G. White. Yitwa intumwa n'umuhanuzi w'Imana kuko uyu murimo wose yakoze kiriho ugaragaza mu buryo budashidikanywaho ko wari ufite ikimenyetso cy'uko uyobowe n'Imana. Uyu muhanuzi w'Imana tumaze kubona rero, ndetse ko n'ibyanditse byose byagiye bisohora ijambo ku rindi, yongeye kwandika ubundi buhanuzi butangaje bw'ibigiye kuba vuba aha ngaha kandi bureba twebwe abo muri no minsi y'imperuka. Mu rwibutso n'integuza yaranditse ngo bitinde bitebuke amategeko yo kuruhuka ku cyumweru dimanche azatangazwa vuba aha cyane. Hagiye gushyirwaho amategeko yo kuruhuka ku cyumweru ku gahato, kandi abantu bari mu myanya yiringirwa y'ubuyobozi bazagwa nabi itsinda rito ry'abizera bitondera amategeko y'Imana. Ibi ngibi bigomba kubaho kandi bigiye kubaho. None ngo bizabaho ryari? Aravuze ngo ni vuba aha cyane.